None mwagarutse? Twagarutse mu kazi. Mumeze neza ariko mwari mwaragiye. Ariko muri iyi minsi ufite morale Cyane. yewe afite morale pe n'imise. Ubu muri iyi minsi kabisa bimeze neza. Bimeze neza rwose. Ubwo nyine aho mwari mwaragiye mwabaye amahoro. Uvuze? Aho mwari mwaragiye mwabaye amahoro. Aisha twabaye amahoro ariko hari inyuma nabonye hatameze neza. Hari umwanda mwinshi cyane ariko sibyo? Yagize gukora isuku harahiriye. Yego ndabikora. Neza cyane. Ariko nta muntu ugize numva ko manga hariya. Yego ngize kumwumva. Genda ureko ngo manga kuri porotale. Jura arahari? Arahari. Nahise arahari cyane. Aisha, Karame. uwo ninde? Gato keza gushaka. Ninde? Gato keza. Ngonde? Gato keza. Aisha. Urimo urajya he? Aho urimo kujya ni he? Cyagenze bitese. Bora mada, tanyinjira mu rugo. Murahindutse bigeze hose. Ndakubwiye ngo utanyinjira mu rugo. Ubushiti bwawe narabubonye. Bimeze bitese. Sinzi ni wowe. Utamara, utanigera mu rugo, igira hirya, tunigera inzu. Igira hirya cyane. Kagome gusa. Hasoni. Kandi gatuma karashuka kanyanya n'umugabo ibintu biracika ubu ngubu ni hagati. Ndavuze ngo genda. Ndavuze ngo genda. Ntabwo byaciyemo. Ntibigiyemo. Wakiriye tukaganira. Wamuroze kazi gusa ngo ushake uwanjye. Njye se nageze ngo Ndacyafite amahirwe ntabwo ngo ugize. ariko wamugora ugira n'ubwenge bukeya. Njye ikibazo dufitanye ni iki? Reka rero nkubwire. Sobanura Reka nkubwize ukuri. Ntabwo Niba ushaka kugenda ucumbagira urambona. Ndavuze ngo sohoka. Vira mu rugo. Inshuti bwawe nabonye tutaganiriye. Ngendana nawe. Umva n'ubusa ngo sinaganaga nawe gihe. Urumva? Wanyirutse wose ujya hejuru kugisha inama. Reba uko umwana ukusa wanyirutse ujya. Igihe nateye cyonyine kirambabaza. Kirihese. Sohoka. Ese niwambwira ari ikintu nagukoreye basi. Aisha, Karame. kuki umushyinguro utambwiriye umuntu? Utambwiriye umuntu. Mbwira ikintu nagukoreye basi n'ubu. Sohoka. Cyatumye uhinduka gutyo bw'inka. Amurozi kazi. Ubu ndakubitwa uko bugiye uko bwije hejuru yawe nshuka. Umugabo wanjye namusuzuma kubera hindende. Ushaka ninde mbere. Sohoka. Hajya ngo waje kugisha inama ngo ushaka urubyaro. Uribuka ntwaragiye nanjye nari mukenewe kandi byenze nari wanjye. Waruje kunyigamba no mu rugo rwanjye. Nyiraje kugusura kuko nakujyanye haka Ndavuze ngo vira mu rugo rero. nuko wahinduka. Aisha, ujye ukingura abantu nakubwiye wowe. Sohokera mu rugo rwanjye. Sohoka tugenda. Sohoka. Ubu ni ukubabara. Shaka umwana. Sinjya kurwana nawe. Umuryango urimo abinjiriye. Abana gusohokera. Asaba baramba. Sohoka. Amafaranga yanjye kandi. Yahise amafaranga yanjye. Mushuka ujya njyana mu. Hari amafaranga. Umva. Hari amafaranga. Ariko ufite ikibazo. Sohoka. Umva nawe sohoka genda. Iruka. Nkubure. Kandi reka mubure. Ubirishesha karimena. Unarimena je. Aisha. Tonisha. Jana. Sohoka. Andera, cyaje cyo.
hari ikintu nshaka kukubwira nagira ngo nkubwire uneretere Ganza. Uteretere nde? Ganza. Ngende nerete Ganza. Umuneretere wenyine kubera ko ari inshuti yawe umuterete. Gusa icyo kizandiko ngende nerete Ganza. Umuterete. Gusa ubwo ndamutere ngambwira nk'ubu ndakubwiye ngo ngende nerete inshuti yawe y'umukobwa mugenzi wawe wamuterete umubwira ngo iki? Uzamubwire impamvu njye namuterete amubwira ngo hari umuhungu nyine wagukunze. Bivuze ko ukunda Ganza? Ndamukunda ahubwo ntabwo wabyumva. Nazo ubona Ganza ko kuba yakwemera koko? Kubera icyo ntabwo atanga yakwemera ngaho reba nk'ibyo binyogosho. Ganza asubiza ko ari umukirisitu yaba umuntu uba wambaye. ni umukristo ariko ngenda mushaka buriya ankunze nanjye nahinduka. Kubona ngo wahindutse mugiye kugira we Ganza mwikuremo nyine ubwo nawe ntabukunda nimba ari ibyo niba yarakura inzira ku murima toka nyine genda wapi. Ntabwo namwikuramo ngo bishoboke. We rero nimba utamwikuramo we yakwikuyemo kandi ibyo biri kumbwira njye nta nubwo ndi kubyumva ahubwo nkeka niba ushaka ko tuganira ibindi sibyo se nanjye ibyo kumbwira ngo muteretere Ganza. Ni ukuri Ganza ndamukunda. Nyine uramukunda we ntabukunda kandi n'ibyo byo kumbwira ngo muteretere ntibishoboka ntabwo yakwemera sibyo. Kubera iki bidashoboka? Ntabwo sinakubwiye abona umwari ufite reba dore nese basi ubona none se ntabwo bibaho rwose. Nuko ko mana yanjye nzakora iki gituma Ganza nkunda mana yanjye koko ibya mbere biranze n'ibya kabiri biranze. Mana we Sabri Muri Sandra. umaze kumenyera Menyera iki? Ntabwo ari cyane. ariko ashaka ufite muramukazi wawe cyamamaye Uvuga ya nkubito y'inkuba. Shayiri yawe rwose wapi? nawe ubikabije ngo ni inkubito y'inkuba. Inkubito y'inkuba. Ako Sabri mbona warahindutse Uteze. nyine waje uri umwana mwiza ku bantu bose ariko kuri joro byarahindutse byatanga. Si uravuga uriya. Ubundi ariko ndi umwana mwiza nta bintu biba bigize birenze. Shawundi nasanze ari kurira ngo umaze kumumenaho ngo ikirahure cy'amazi uriya wundi wamuhoraga Aritorararira. Ntabwo akamubwira buriya yaritorara ku mazi gusa wibagije wowe uri hahandi. hariya byihorera uzi igishishwa cy'ikijumba naharira Ibishishwa by'ibijumba ariko rwose by'ibijumba cyangwa n'ibijumba. ibishishwa by'ibijumba Ibishishwa by'ibijumba. yes Niba mu cyaro hari ikintu nzi hari akantu gakarata maje kubyo kubera kinyamugi. umaze kubyibagira Amateke. Ibishishwa by'amateke njye nibyo nzamugaburira. Ndashaka umukorera ikintu byibura akavu nako akazabona ingaruka kuko hari ibintu bibabaje. ariko umuntu rero ukagize ntabwo ariko nawe ariko agusanga wajya ure kumuteta Njyewe- wowe jya umusengera nanjye nzamusengerera. Isa. Ndakeye so. Cya Imana ishimwe. Ugiye na hehe? Gute? Narabishatse kwibana hose usigaye uba. Aha, mba mu rugo. Ahubwo se iki cyuma se? Ntabwo bizerega kaburimbo yaraje bihora mu dushya. Ako nawe ukora utuntu siko tuzatunanga. Narakubwiye mbese meze bite? Meze neza nawe. Hasi agiye kureba abantu. Nawe ni ingenzi. Reka. Ese aratinyuka ko ari akantu. Nawe ntukamusetse. Ahubwo si we wenyine. Narakubwiye. Kamubaze. Ubundi uriya muhungu yabahaye. Nta kintu yaduhaye. None se ubundi
reka ubundi igihe reka n'ubu ngubu ubisubiyemo Jye nahisemo ganza nta wundi nahisemo. yabahaye imiti Cyangwa urashaka kungarura mu nzira nigererayo. oya Ntabwo ari ukuri. Kuko vuga ngo uranshaka. nakubwiye ko nta n'izuba riri bakwica aho ibanze rero Niyo mpamvu ushaka koza iki cyuma ninjye wagikoreye. ubundi rero kamubwira nakubwiye ko nzakora n'indege njye gutanga mugendera mu bicu hariya hose tureba ukuntu uruhu harungana Ubwo ari wowe wanayikora da. ntanayikora ariko Umuntu ubasha gukora icyuma kimeze gutya nk'imodoka ibi ntabwo birenze kandi ari igare, ubwo aho indege atayikora ni ahubwo ndashaka kugutembereza ni ukuri kose twicayeho shaka kunembereza nicaye ku cyuma cyawe. ni moto ahubwo mbwira ejo se Nta mwanya afite. Ubwo nta mwanya afite. cyane nabote muri ne kubera iki Wagobashijwe n'iki se? Ntabwo ari umugabo, ndabizi neza ko ganza ari ubundi umusore. wazi ntacyo reka ngo amasaha 3 nubona ataje udafite umwana ukaje ujye hafi kubyuka amasaha yaramfashe agire fa none uyu munsi umva Yes, maraje. Uyu munsi ndashaka kubyibura ngo wamugaburiye ibishishwa by'ibijumba. Ndashaka ko byajya kugaburira ibishishwa by'amateke nawe kumva. Ndumvashe. Sabrine! Abe? Ushyiremo amazi? Ushyize amazi muri dushe? Yego. Nibiki mabuja? Ariko ubaye iki se? Ubaye iki? Sabrine. Nibiki? Urafuna. Sabrine. Nanga. Yo. Sabrine. Ubusura habwe kutahonga noneho. Akobwego. Taromeko. Sabrine. 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 Oui. Sabrine, ndumva nshonje. Meze bite? Sabrine, ndumva icyo kurya. Ibase suwa amaguru wari ubukana. Numva. Reba za nkoko kubashaka kurya nkoko. Mbere za nkoko nzanira nkoko ku nyama y'inkoko. Reka nze muzanire. Akugira inda nawe. Narashize umwanya. Kurya rwose nawe abazana bose ntabwo akabije ibintu byo gushaka kurya buri kanya ubu koko uyu mushyushyu wa ntabwo wawurenza ngo nteke inkoko za buri kanya ibyo nazabivamo bose Sabrine naho naba nenda gupfa ntabwo nagera kurira ku isahani ariko ubu njyewe ngeze kuri none ntufite imbaraga zo kubyuka ngo ujye koza amasahani uzajya kuri iyo sahani none ukundi wagere ku ngome Sabrine disifatiriza ko igira bireka byerera uraje nawe uhombane nibyo nshaka ako Sabrine yagire ku ngome nk'ubyo mbabare gira ntuze dusongo
basireka kunyibabarira ariko umuntu yakoze aho ushobora ako wagire ku bugome abantu wambaye umubiri njye ndashaka kubwira ngo uzibeshye ubwire bro wanjye ko ntakugaburira nzahita neza burundu genda gake ujye umubwira ko wariye inkoko wariye ifiriti wariye ibintu byose wanze umushyushyu oya reka umushyushyu nyine wihorere reka umushyushyu nyine wihorere niba nguhaye umushyushyu nawe uwange byagenze bite ese bro waje bimeze bite murebe dore ameze neza amaje kuri ameze biteze wiriwe neza juru nta kibazo pe juru amaje kurya inkoko gutya yose arayaje mwana bijye kugasa 8 amaze inkoko niba twabona inkoko tumuha sinzi rwose nge niba iyi mvura irimo ni kimbara mutereje kurya inkoko ndebe ndasigaranye afite pe akaguru kameze akaguru ko nta kibazo pe akaguru ko nta kibazo wagire ku bugome nk'ubwo bose nge bamwitayeho bro se buno wundi w'akazi nawe utashye kare akazi se mwanko Isto yabaye ikiba wasanga ari ba abona birimo birapfira he kuburyo birabika gusohoka ndaje nguceho mu kanya ntabwo aho ndi nahabonye ayiwe mutegereza mu rugo adufashe bamubona aho kugeza hafi kwa muganga